mbanje kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu. Amahoro y'Imana nabe muri mwe. Uyu munsi wa none twazinduwe n'ijambo ry'Imana nk'uko ryanditswe na Matayo ibice byaho 23 guhera ku murongo waho wa 3. Umutwe w'amagambo uravuga ngo nuko ibyo bababwira, nuko rero ibyo bababwira byose mubikore. Maze uhamagare Yesaya aze ku gitambo. Aze ku gitambo. Nanjye nzakwereka uko uzagenza. Nanjye Uwiteka nzakwereka uko nzagenza. Uzansukira amavuta. Uzansukira amavuta Kuwo nzakubwira. Kuwo nzakubwira. Nuko Samweli akora uko. Nuko Samweli abigenza atyo ku buryo bwo kumvira Uwiteka. Uwiteka yavuze. Uwiteka yavuze. Ajya i Betelehemu agezeyo. Ajya i Betelehemu agezeyo. Abatware b'umudugudu baza kumusanga. Abatware b'umudugudu baza kumusanga. Musanganira bahinda umushyitsi. Baza kumusanganira bahinda umushyitsi. Baramubaza bati mbese uzanywe n'amahoro? Mbese uzanywe n'amahoro? Ati ni amahoro nzanywe no gutambira Uwiteka igitambo. Ati nzanywe no gutambira Uwiteka igitambo. Nimwiyeze muze tujyane ku gitambo. Ku gitambo. Kandi yeza Yesayi. Kandi yeza Yesayi n'abahungu be. Ahamagara kuza ku gitambo. Abahamagarira kuza ku gitambo. Nuko basohoyeyo aho yitegereza Eliyabu. Aribwira ati ni ukuri uwo Uwiteka yimikisha amavuta. Nuko Uwiteka yimikisha amavuta. Nguyu imbere ye. Ariko Uwiteka abwira Samweli ati nturebe mu maso he cyangwa ikirere cye ko ari kirekire namugaye. Kuko rero Uwiteka atareba nk'abantu bareba ubwiza. Kuko abantu bareba ubwiza bugaragarira amaso yabo. Ariko Uwiteka we areba mu mitima. Yesaya aherako ahamagara undi mu bahungu be witwa Abinadabu. Amumurikira Samweli. Samweli aramubwira ati uyu nawe si we. Uyu nawe si we Uwiteka Imana yatoranije. Yesaya ariyongeza amurika Shama. Nabwo Samweli aravuga ati uyu nawe si we Uwiteka. Samweli nawe akoreshejwe n'Uwiteka aravuga ati uyu nawe si we. Nuko Yesayi amumurikira Samweli abahungu be 7. Nuko Yesaya amurikira Samweli abahungu be 7. Maze Samweli abwira Yesaya ati aba bose sibo. Uwiteka yatoranije. Samweli abaza Yesaya ati abana bawe bose ni aba? Abana bawe bose ni aba? Aramusubiza ati hasigaye umuhererezi. Hasigaye kamwe k'agahererezi nako kibera mu ntama. Ariko aragiye intama
Samweli abwira Yesaya ati Samweli abwira Yesaya ati mutumire bamuzane kuko tutari bujye kurya mutumire bamuzane kuko tutari bujye kurya atahageze. Nuko aramutumira amujyana mu nzu. Yari umuhungu w'inzobe ufite uburanga kandi w'igikundiro. Uwiteka aravuga ati haguruka umusukeho amavuta. Niwe uwo. Samweli aherako yenda ihembe ry'amavuta ayamusukiraho imbere y'abakuru be. Uhereye ubwo umwuka w'Uwiteka ukajya uza kuri Dawidi cyane. Nuko Samweli arahaguruka asubira i Rama. Nagira ngo nsobanureho gatoya kuri ayo magambo. Nagira ngo mbabwire bavandimwe inshuti z'umusaraba ko uko abantu batoranya atari ko Imana itoranya. Imana ntabwo itoranya nk'abantu. Abantu bareba igihagararo, bakareba indeshyo, bakareba ingendo, ariko Imana ireba gukiranuka k'umuntu kuri mu mutima. Ndagira ngo mbwire abayobozi n'abayoborwa ko Uwiteka atareba igihagararo, ahubwo areba mu mutima. Kandi uwo umutima w'Uwiteka wishimiye niwe ntwari Uwiteka akoresha. Imana ibaha umugisha. Muri Samweli wa mbere ibice byaho, nagira ngo suhuze iteraniro ry'abera ku nshuti z'umusaraba, bamenyeshe ko uyu munsi ari umunsi w'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo. Buri wese yerekeza umutima we ku by'ijuru kugira ngo tuganire kuri iri jambo. Nateruye mbabwira ko ni Pastor Gideon, intumwa y'Imana muri iki gihe, ije kubaganiriza ku by'iri jambo riduhumuriza imitima mu gihe nk'iki. Uwiteka Imana abaha umugisha wo gutegera amatwi ijambo rye. Duterure dusoma. Nuko rero ibyo bababwira byose mubikore. Nuko rero ibyo bababwira byose mubikore. Mubiziririze ariko imigenzo yabo mwe kuyikurikiza. Nuko ibyo bababwira byose mubiziririze mubikore, ariko imigenzo yabo mwe kuyikurikiza. Kuko ibyo bavuga atari byo bakora. Bahambira imitwaro yabo iremereye idaterurwa bakayihekesha abantu ku ntugu, ariko ubwabo ntibemere kuba bayikozaho n'urutoki rwabo. Ahubwo imirimo yabo yose bayikorera kugira ngo abantu babarebe. N'impapuro bambara zanditsweho amagambo y'Imana. Bazagura bakongera inshunda. Bazagura bakongera inshunda z'imyenda yabo. Kandi bakunda imyanya y'abakuru mu birori. N'intebe z'icyubahiro mu masinagogi. Ariko mwebweho ntimuzi umwe namwe mwese muri abavandimwe. Kandi ntimukagire umuntu
wo mwisi mwita data. Kandi ntimukagire umuntu wo mwisi wari we wese mwita data. Kuko so ari umwe. Kuko so ari umwe gusa. Ari wo mwijuru. Ari we data wo mwijuru. 10. Kandi ntimuzitwe abakuru. Kandi ntimuzigere mwitwa abakuru. Kuko umukuru wanyu ari umwe. Kuko umukuru wanyu ari umwe. Ari Kristo. Ari Kristo Yesu. 11. Ahubwo uruta abandi muri mwe. Ahubwo uruta abandi muri mwe. Ajye aba umugaragu wanyu. Ajye aba umugaragu wanyu. 12. Uzishyira hejuru. Detaini. Uzishyira hejuru. Azacishwa bugufi. Azacishwa bugufi. Uzicisha bugufi. Uzicisha bugufi. Azashyirwa hejuru. Amen. Amen. Ndashaka kugira ngo ngire icyo nsobanura kuri aya magambo y'Uwiteka. Iri jambo ryaje kubwira abantu babona bahawe imyanya mu mirimo runaka cyangwa muri ministeri runaka cyangwa mu madini n'amatorero runaka, bakibwira ko bafashe icyubahiro cyo gukandamiza abakiri bato kuri bo, ndetse bagakenera ko abantu babubaha no mu mafuti yabo bakayakomera amashyi. Nagira ngo mbabwire ngo si ku Uwiteka dusaba. Uwiteka aravuga ngo uba mukuru wo muri mwe ahubwo aba umugaragu w'abandi, kuko batoranirijwe kugira ngo bakorere abatoya kuri bo, banabayobore inzira nziza, ariko bahitsemo kwigwizaho ibyubahiro ndetse no gukandamiza abari inyuma yabo. Ariko Uwiteka aravuga ngo igihe kizagera kandi kirasohoye kugira ngo Uwiteka abaze umuntu wese inshingano ze mu byo yakoze akiri muri uwo mwanya. Imana y'amahoro ihabwe icyubahiro. Nagira ngo mbabwire bene data bakundwa, nshuti z'umusaraba, twirinde cyane tutazabazwa ibyo twakoze kuri ya ntebe y'imanza tukabura icyo dusubiza, kuko twigize bakuru dushaka intebe z'icyubahiro, ariko twibagirwa ko icyubahiro ari icyo Uwiteka Imana yaduhamagaye. Imana y'amahoro ibambere umugisha. Reka bene data bakundwa, nshuti z'umusaraba, nongere mbasuhuze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Kuba hageze none aha ngaha basanze natangiye kuvuga ibyanditswe byera, nagira ngo mbamenyeshe ko nitwa Pastor Gideon, ni intumwa y'Imana mu gihe nk'iki, mpagurukijwe no kubabwira ubutumwa bwiza bw'ijambo ry'Imana nk'uko bwanditswe mu gitabo cya Mose cyitwa Kuva. Imana y'amahoro iduhana umugisha, kandi namwe baho umugisha wo gutegera amatwi ijambo ry'Imana. Tutangiye dusoma ibice 17 umurongo waho wa 8 kugeza 13. Imana y'amahoro iduhana umugisha. Some mu izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo uravuga uti abamarayiki barwanya Abisiraheli, Mose arabasabira baranesha. Maze haza abamarayiki barwaniriza Abisiraheli i Refedemu. Mose abwira Yosuwa ati, maze Mose abwira Yosuwa ati, udutoranyirize ingabo mugende, murwanye Abamaleki. Ejo nzahagarara mu mpinga y'umusozi nitwaje inkoni y'Imana. 10. Yosuwa abigenza uko Mose yamutegetse. Arwanya Abamaleki. Mose na Aroni na Uri barazamuka bagera mu mpinga y'uwo musozi. 11. Mose yamanika amaboko Abisiraheli bakanesha. 12. Maze amaboko ya Mose araruha. Bajyana ibuye bararimutega. Aryicaraho. Aroni na Uri baramira amaboko ya Mose. Umwe iruhande
rumwe n'undi umwe uruhande rumwe undi urundi. amaboko ye arakomera, amaboko ye arakomera, ageza ku izuba rirenga. ageza ko izuba rirenga. 13 Yesuwa atsindisha abamaleki. Detail ni meniance. Yosuwa atsindisha abamaleki n'abantu babo inkota. Amen. inkota. Amena. Data nashimwe cyane. Ndagira ngo twongere twinjire mu busesenguzi bw'iri jambo kugira ngo buri umwe wese waje imbere y'Uwiteka agira icyo atahana. Yesu ashimwe. Dusomye mu ijambo rigaragaza kumvira abayobozi. Dusomamo n'irindi jambo rivuga ngo gushyigikira ijambo ry'ubuyobozi, ndetse ukagenda uko ubuyobozi bugutegetse kugira ngo mugere ku ntego mwiyemeje. Imana y'amahoro ihabwe icyubahiro. Mose amaze kubwira Yosuwa uko abigenza, Yosuwa ntiyigeze ashyiraho gushidikanya kwe, ahubwo yabigenje uko Mose yamutegetse. Nuko ngo Mose azamuka umusozi, maze Aroni bakajya batega amaboko ye, kuko iyo amaboko ye yamanukaga gatoya intambara yababeraga ikibazo, ariko uko amaboko ya Mose yazamukaga Abisirayeli barushagaho kugenda banesha. Imana igahabwa icyubahiro. Haleluya. Niyo mpamvu dukwiye kumvira abatuyobora. Reka dufate Mose tumugereranye n'umukuru w'igihugu cyacu. Iyo umukuru w'igihugu cyacu atugiriye inama yo guca muri iyi nzira, iyi niyi tukayinyuramo neza, niyo mpamvu mubona iyo twabikurikije igihugu cyacu kigira iterambere ndetse kigakenerwa n'andi mahanga. Nuko ayo maboko ya Mose tuba twayaramiye mu ruhande buri wese arimo, duhereye ku bayobozi b'isibo tukageza ku rwego rw'igihugu, buri wese agakomeza amaboko ya Mose cyangwa se agakomeza amaboko y'umuyobozi wacu, igihugu cyacu cyarushaho kuba amata n'ubuki. Izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Ariko ngo kutumvira bitera kuneshwa. Mureke duhagarare mu kumvira, twumvire Imana, twumvire n'ubuyobozi. Imana y'amahoro izatugirira neza. Kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo nimwumvira ababayobora muzarya ibyo kurya byo mu gihugu kandi muzaramira mu gihugu Uwiteka Imana ibahaye. Mureke twumvire bene data bakundwa kugira ngo tuzabashe gutsinda kandi dutabaruke nk'intwari mu rugamba. Imana yacu nishyirwe hejuru. Amen.